turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeza aganze, ubuntu bw'Imana bukomeze bugaragare ku buzima bwanyu. Nejejwe no kongera kubona umwanya mwiza wo kugera muri iki kiganiro cyangwa se muri wa mwanya w'amasengesho afite intego ivuga ngo mbere yuko inkoko ibika. Nguhaye ikaze wowe uri kudukurikira cyangwa se udukurikira aho uri hose. Nanone mpikaze umuntu w'umushitsi twungutse muri uyu muryango, kuko ndabizi neza yuko presence yawe, kubaho kwawe n'ukwanjye bigira umumaro kandi ijuru rigahabwa icyubahiro. Rero muri muntu wese muhayize muri aka kanya, nkomeje kugushishikariza gukora subscribe cyangwa se ugakora share ndetse na comment, kugira ngo tubwire niba ibi biganiro tugenda dukora cyangwa se uyu mwanya wo gusenga dufata hari icyo kumariye. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ubwiza bw'Imana bugaragare. Uyu mwanya mbere yuko twinjira mu mwanya wo gusenga, turaza kwifashisha ijambo riri mu gitabo cya Yobu ibice byaho 7. Turasoma umurongo wa mbere dusimbuke dusome n'uwa 4. Igitabo cya Yobu ibice 7, turasoma umurongo waho wa mbere hanyuma dusimbuke dusome n'umurongo wa 4. Ijambo ry'Imana riravuga ku murongo waho wa mbere ngo mbese umuntu akiri mu isi ntabafashe igihe mu ntambara, n'iminsi si nk'iyukorera ibihembo. Umurongo wa 4, iyo ndyamye ndavuga nti buraca ryari ngo mbyuke, mpora ndara ngaragurika bugacya. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu ni umwanya dufashe wo kugira ngo mbere yuko dusenga tuganire kuri iri jambo. Ni ijambo ry'umugabo umwe muri Bibiliya wagize experience cyangwa se ufite ubuzobere mu guhura n'ibibazo ndetse n'imihangayiko n'ibigeragezo. Umuntu wese muri iyi minsi ujya kumva aravuze ngo ni ngewe hari Satani yasabye kugira ngo ngeragezwe, ariko ndishuwa cyangwa se ndemeza yuko nta muntu n'umwe urasabwa na Satani kugera ha Yobu. Iyo ugiye mu mateka ya Yobu, Bibiliya iravuga ngo uyu mugabo yahuye n'ikigeragezo gikomeye kugeza ubwo apfushije apfushije abana. Umugore waramwihakana, ibintu bye byose biragenda. Satani abona yuko Yobu ntacyo ateshutseho, ngo kugeza ubwo anasabye n'umubiri we. Yobu ageragereshwa n'umubiri we, arwara indwara zikomeye, arwara indwara z'uburyo bwose. Abadayimoni baramusaba. Uyu mugabo yahuye n'intambara ku buryo bukomeye kandi ku buryo butoroshye. Uyu mugabo yarababajwe kugeza ubwo avumye n'umunsi yavutseho. Dusomye ijambo rero ry'imwe mu migenzo cyangwa se rimwe mu mitekerereze ye cyangwa se mu byo yabonye ku Mana, kuko uyu mugabo muri uku kugeragezwa byamuhaye n'umwanya wo kwiga ubuzima. Muri uku kwiga ubuzima yabonye yuko umuntu akiri mu isi abafashe igihe mu ntambara. Aya magambo niko na Paulo yayavuze, aravuga ngo nkiri mu isi mfashe igihe mu ntambara, ngo kandi ndasiganwa, ngo ariko si nk'umuntu utazi yajya, ngo ndakubitana ibipfunsi, ngo ariko si nkugusha. Reka nkubwire inshuti yanjye, ukiri mu isi ufashe igihe mu ntambara, ukiri mu isi hari ibintu byinshi bigomba kugerageza. Ukiri mu isi hari ibyo wabonye ubiburira igisubizo. Ariko muri uyu mwanya w'iri jambo, muri uyu mwanya wo gusenga wa mbere yuko inkoko ibika, Imana ivuganye nawe ngo niwe wenyine wo kukumara iyo mibabaro, niwe wenyine wo kugukura muri ibyo bibazo, niwe wenyine wo kugira icyo akora ku buzima bwawe, amateka yawe agahinduka. Umurongo wa 4 twasomye uravuga ngo iyo ndyamye ndavuga nti buraca ryari ngo mbyuke, mpora ndara ngaragurika bugacya. Nawe tekereza uri kwibaza ngo mbese umunsi w'ejo nzarya iki? Ibirayi biraboneka bite? Ko nta kazi mfite biragenda bite? Ko abarozi bamereye nabi bizagenda bite? Ntabwo nzi uburyo urara ugaragurika. Ushobora kuba urara ugaragurikishwa n'abarozi, ushobora kuba urara ugaragurika kubera inzara, urara ugaragurika kuko imiryango yakwanze, urara ugaragurika kuko bakuvuze, urara ugaragurika uri gusuhuza umutima w'uburyo bwose. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ndarangaragurika ngo nkibaza ngo buraca ryari.
haleluya haleluya. Ni iki cyakumara umubabaro? Ni iki cyagera ku buzima bwawe ukumva imbaraga z'Imana? Ni iki cyatuma ineza y'Imana ikomeza kukubaho? Nta wundi ni umwami Yesu. Mbere y'uko inkoko ibika, fata umwanya usenge, ubwire Imana ngo hari urugamba ruri kundwanya, kuri njyewe ndi kubona nta rushobora, ariko ndabizi ko ushobora byose. Ubwire Imana ngo ndi kumva njyewe bindemereye, ntabwo nabona uko mbigeraho, ariko Yesu ashoboye byose. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Hari Imana yiteguye kukugirira neza, hari Imana yiteguye kukubaka, hari Imana yiteguye kukurengera. Mbere y'uko inkoko ibika, hari neza Imana igiye kuza ku buzima bwawe. Mbabarira ugirane nanjye umwanya wo gusenga, ubwire Imana ngo hari ibyo ndambiwe, ubwire Imana ngo hari ibyo ntashaka, ubwire Imana ngo hari ibingose ariko ndi kubona ntabikeneye ku buzima bwanjye. Uyu ni umwami w'abantu, yiteguye kukugirira neza, yiteguye kukubaka, yiteguye gukora ibidasanzwe. Hari benshi bamaze kugukamura, abo wigiragaho baraguye, hari n'abakubwira amagambo yo gukomeretsa, bakwereka yuko wabaye umusazi, bakwereka ko ibyo urimo bitagishobotse, ariko ndagira ngo mvugane n'ubuzima bwawe. Imana yacu iracyari ku ngoma, ntabwo yigeze inanirwa kandi ntabwo izigera iguhana, kuko yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana y'amahoro ikurengere, irekuza n'ibyo wari uri kubona bikuremereye, tubizane imbere y'Imana. Iyo mitwaro yari ikuremereye, yizanira Uwiteka, niwe wenyine ugira icyo akora kandi akanagikomeza. Imana igahabwa icyubahiro. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, ijambo ryawe riratubwiye ngo umuntu iyo ari mu isi ngo abafashe ngiye mu ntambara kandi abameze nk'uri gusiganwa. Icya kabiri kandi ngo iyo aryamye ku buriri bwe ngo agaragurika ari kwibaza ngo buraca ryari, kugira ngo arebe ko hari icyo yakora cyangwa yabona. Mana, mu izina ryawe rikomeye, ndasenze kugira ngo uyu muntu uyu munsi umubere w'umugisha, umuremere uburinzi, umuremere ubutwari, umuremere icyubahiro, amateka yahinduke, azagushima guhimbaze, ariko uvuga ngo nabonye Imana mu buzima bwanjye. Azagushima guhimbaze, ariko uvuga ngo hari ibyahindutse ku buzima bwanjye. Ndamusengeye kugira ngo ubwiza bwe bumugaragareho, inyenyeri yawe y'ubwiza imumurikire, maze Data wa twese indwara ikire, ibibazo bikurweho, amadeni yishyurwe, ibimuteza intambara byose bitsindwe, ahubwo ibendera ry'ubutsinzi rigaragare ku buzima bwe. Urakoze ko ari wowe wumva gusenga kwacu, urakoze ko ari wowe ugira neza, kandi akaba ari wowe watsindiye isoko ryo kuturengera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngakomeza uganze na buri muntu wese udukurikiye hano kuri Joshua TV Rwanda, umuhe umugisha kandi umuhe kwaguka, byose nizeye ko ubyumvise kandi ubikoreye kwibasha mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.